ariko we uzi ko iyo namungira ariyo fani ndagenda nyihe inka ako si yo nka ariyo nipfa noneho biragenda bite inka yo nipfa nta kibazo muzagura n'iyindi ndabiha cya kimasa ndebe naho se umugabo uzashaka nka wa wundi oya we umugabo wanjye ndamukunda nubwo ngiye kumuha ziriya nzaratsi nta cyiza cyazo ndabanza mbiha inka ubwo nipfa ndamenya ko bari bashaka kumpa ibyo kumwica abagore b'iki gihe ni abagome nyagaka bihorere wowe ibintu byarakaze abantu bose bambwira ko bubakira ku nzaratsi shabi njyewe nubakira ku nzaratsi za Yesu narasenze amabi yarakobotse yari yakoboka yarakobotse se ubizi amarira nariraga mora ni wowe nshuti yanjye naririraga ndabizi cyo koza nanjye reka ngerageze biriya bintu nibyanga nzagaruka gusenga bigerageze urebe uzambwira uzambwira pe asupisi ko yatinze kuza kundebara yibagiwe gahunda twahanye kamwe horembe niyumvira umuziki mama Joey sinigeze nibaza undi w'Imana suwe uramusuna yeyo ego fani shanda ndabona uri mu yambitse meze fani meze neza aha ndabona ibyishimo biba byakureye gukomana ese ko watinze we shambo nabanje kwahirira zirahene nagusigura nisigaye nazaye ibyo kurya gukoma abantu mworoye mwaranarushye ego bakuguriye na kacu gukomana nabo ntabwo nikoraho ego ndabona baba bimeze neza bimeze neza byasha kandi ufite barakuguriye na tacu ugaruka na saro ifite tacu n'amahoro se birangana kubera ikugure birahagije amahoro nazo cyakora umugabo wanjye ndamukunda ngiye imaze no kumwanga umwanzi biki uzi ataha ijoro aza yasinze funga nyine icyo biradiyo tuvugana utamena telefone de ntabwo nande wese urayiharaye ubu ngubu nyibuze sinanasinzira cyane ibi nawe njye umva ngewe urwo rurananiye gute umugabo atahatinze umugabo akaza yasinze akaza atongana nta kijya nijoro aba yariye gushaka fani nawe none se aho bate naramubajije ase shirwa wariye ngo ariko ngo utekereza ko ari umugore uri hano wenyine ufite ibibazo ariko nyine no kwihangana bibaho ariko mba numva nenda gusara mbese mu bwonko bwanjye mba numva ngiye kuzasara shadisi ndumva ubabaye ariko nyine no kwihangana ugashyiramo no gusenga biradufasha cyane muri izi ngo z'iyi minsi jya wihangana ikintu nzakora nzakuba hafi mu buryo bushoboka bwose ariko nyine wihangane kubaka umva zirazishya bwacya zikazima umva nkubwire fani nzagerageza nihangane ariko biragoye gutunga umugabo none ukuntu se akana kamwe tubyaranye none mba nibaza tubyaye nk'abana batatu bane uko bizaba bimeze oya sha bizahinduka imana izagenda ibikora wese ubwo duherukana umbwira ngo nawe bimeze nabi none byarakomana basigaye baranguriye na telefone reka mba njye na gatushe yaranguriye yarayisyonya ayishyira hasi arayisyonya njye subiza ko yarayimenye hasundi abagabo b'iyi minsi bigize ibiki umva wajyana ibidayimoni bibabamo sura umugabo wanjye we yayitondaga
ega muntu ni ibigeragezo ariko nanone ntiwabaho utubatse. ubwo mba numva nataha nkicara. Ntuzatahe ese ubona mama wawe ukuntu ashaje, ubona atarushaziyemo sabya inshuro 10. Njye se ubu nzazibyara we, sinzi ko nazigeza. Uzazibyara kubera Imana izakuba hafi. Noneho iri joro bwo mba yaje saa 10 ndamaze kuje kubyuka. Uje kubyuka waryamije kubyukira ahangaha kandi ubwo inzoga ziba zigeze ahangaha. Ariko nyine wowe gusa ushyiraho gusenga. Narasenze amavi yabaye nk'ay'ihene. Imana ibu birenda kugutabara. Ahubwo nzajya gushaka umuti, hari umuntu bambwiye ngo utanga. Ayiwe umuti ubwo sinzaratsi bakurangiye warasaze urashaka kwiyicira umugabo. Abagore b'iki gihe ni abagome. Wapi nose reka nkubaze, uwawundangiye nawe yahawe umugabo we kandi ngo umugabo we yararenze aho wanjye ageze, none nyine ngo nawe yamuhaye uwo muti aracururuka. Ubu nanjye ndajya kuwuzana nkumuhe. Nicyo kintu numvaga nshaka kukubwira cyane cyane. Nafashe umwanzuro wo kumushakira inzaratsi nkazimuha nkareba ko nakuba, kuko abagore b'iyi minsi bamenye ubwenge. Komeza wasamaho. Ozi inzaratsi ngewe bwa mbere na mbere nahaye umugabo wanjye ni Yesu, nkajya ku mavi ngasenga. Naho aho ngaho warasaze bakurangira ngo inzaratsi gira wihekure. Niwihekura se uzabigenza ute? Uzajya wicara umutima ugukomange ati ubu yombi menye. Gusa ngewe inama nakugira ni ugusengera umugabo wawe gusa, n'izindi zo baragushuka. Inama nakugira senga ubihe Imana ibintu byose urimo. Naho kuvuga ubwo ze n'umuti w'inzoka baguhaye niki? Umugabo azarwaye inzoka mbimenye. Rero reka nkubwire inama nanone nakugira, ugende uwufate, numara kuwufata ugende uwuhereze ya nka yanyu, ubanze urebe ko nta kintu iri bube. Nitagira ikintu iba ubone kubiha umugabo wawe. Ariko we uzi ko iyo nama ungira ariyo Fani, ndagenda nyihe inka. Ako si iyo nka ariyo nipfa noneho biragenda bite? Inka yo nipfa nta kibazo muzagura n'iyindi. Ndabiha cya kimasa ndebe. Naho se umugabo uzashaka nka wa wundi? Oya we umugabo wanjye ndamukunda nubwo ngiye kumuha ziriya nzaratsi. Nzaratsi nta cyiza cyazo. Ndabanza mbihe inka, ubwo nipfa ndamenya ko bari bashaka kumpa ibyo kumwica. Abagore b'iki gihe ni abagome. Nyaragako bihorere wowe. Ibintu byarakaze, abantu bose bambwira ko bubakira ku nzaratsi. Shabi njyewe nubakira ku nzaratsi za Yesu. Narasenze amavi yarakobotse. Yari yakoboka? Yarakobotse. Se ubizi amarira nariraga ni wowe nshuti yanjye naririraga. Ndabizi cyokoza nanjye reka ngerageze biriya bintu, nibyanga nzagaruka gusenga. Bigerageze urebe uzambwira. Nzakubwira. Uzambwira pe.